Clara umeze neza meze neza ndashima Allah wa mungani wawe niba ariko wabivuga Naravumbye niba ari ikintu nabuze kuri ino rayiti no mucere ari indi Rubavu ariko abanyarubavu nabo bagiye kwirira muri Kongo ikintu gisekeje ahangaha nta Muslim tugira Naisa yabivuyemo nukuri byarambabaje urya se urumva abanyarubavu Kiyovu yari yakina urumva na Rutsiro urumva ubundi umva ukuntu umunsi wari umeze barabyutse bajya gusenga bavuye gusenga bambuka muri Kongo barya umuceri bagaruka muri stade nukuri nta muceri nabonye wategereje ahantu hariri umuceri urahabura nababajwe yuko baje no kumvumba ku mugore ngo byabagugayemo ndi kubabwira ibyatuma bimanuka Bite se derukana kera kabisa ya arashizemo iminsi kabisa ibintu byabimeze neza subizi nge mpora mfunzemo neza nta bintu birebire hari iminsi ishize hari igihe nurabona gwariye karungu uvuga uti mwabantu mwe nta kintu turi buvugane uyu munsi kubijyanye n'iki ko mvuga byinshi mvuga menshi uzi ikintu nsigaye nishimira se abantu bose bavuga menshi bazi ko nabo bavugwa bazi ko abantu banabatanga ibitekerezo uzi Clara yari kukubwira ibitekerezo abantu bamutangiraho akabwira ati bihore n'abantu wabagira nk'uko tumeze nababara uzi commentaire ziba ziriho hari comment ureba ukavuga uti wa mana we icyanyereka nk'uyu muntu kandi koko tukegerana twakira comment zikomeye kugira ngo tuze guhita tuzamuka muze kunyemerera Clara nagize amahirwe makeya kutakubona mu cyumba gishize kandi aribyo nashaka ko tuganira ntabwo nari mpari yego kandi numvaga rwose iyo uzi kuba uhari nde guhera kuri kino kintu ufata gute Mr. Rwanda kiragizwe ndetse usamwarampe mu kintu uyu mugoroba gituyikura arya ngo wagiyeyo mu cyera nicaye imbere ko ari agafoto nigeze kubona kama zantuze z'imbere nawe warakabonye naze bahitamo umugoroba ntituyikura kandi iyo nkubwiye ntituyikura mbwira none se okay mbwira uburyo ufata Mr. Rwanda mu by'ukuri Mr. Rwanda ndabyumva ndanabibona ku ma social media gusa ntago nzi icyo bakurikiza acyo muri make ubusesenguzi bwawe naho ubusesenguzi bwanjye uzi impamvu ze kuko hari igihe uzuminga ukareba uri muri Mr. Rwanda n'uri mu uzi wicaye ahantu kereke pare aho tuwembeye uswara ahantu batuma bavuga ngo mu Rwanda tugira abakobwa beza gusa nta bajama kandi aribo dufite benshi ahubwo barenze okay bazeze bagira ngo ari mu gikara buriya ngiye cyo nibazaga urumva abantu bafite hari abantu batiyamamaza kandi bafite iyo nuze ubwo bushobozi ibyo tukabyirengagiza impamvu erega mobilisation iba yabaye nabi hari n'abantu bakubwira bati njyewe ndabizi ariko ntabwo nakwitabira ririya rushanwa ndabizi ko rihari ndabizi ko ari na ryiza ndabizi ko ngiye nabamara ariko ntabwo nzajya kubera ko reka ngurugero dufite abakobwa benshi beza batajya bajya muri Miss Rwanda bitewe n'imyumvire no kwiyakira avuga ati njyewe urumva ririya rushanwa mbere ni na kimwe mu bintu nshimira Prince Kid kugeza ubu irushanwa ryafatwaga nk'aho ari iry'ibirara arigeza ku rwego abana ba generali baryitabira buretse gatoya igitekerezo nkirangize abana ba generali baryitabira inkuru zitangira kuvugwa ngo irushanwa abantu basigaye bitabira ari abana
abasirikare bakomeye abayobozi bakomeye ibyo ntabwo ninya kubivuga rero ni ya myumvire igenda ihinduka no muri Mr Rwanda ni edition ya mbere tubonye dutegereze bihinduka tuvuga duti uyu munsi hari n'abantu bavuga ati rashanwa ntabwo rizaba nanjye ubwanjye nicaye mu modoka tugiye Rwamagana bwa mbere avuga ngo ni ibintu bishobora kuba tuti gusanga ari babiri ugeze mbona haje ngize amahirwe mbona haje 10 na bangahe nawe nubwo hari abafataga imyanzuro bavuye aho kuri gate urugero rufatika shyira kuri stati yawe uvuga uti shaka abantu 5 duhure hano imbere ya Saint Paul bahita bamanuka andika kuri stati yawe akakanya wowe nkawe umubwira uti nkeneye wandika uti nkeneye abantu 5 noneho batari buhanganira imodoka nta kindi kintu wewe wandika uti nkeneye abantu 5 ibyo bishatse kuvuga ikikra bishatse kuvuga yuko abantu nimbura mukoraho abantu nta kintu tugifite cyo gukora kubera iki kubera yuko abantu benshi bari bafite utuntu twinshi bagenda bakora kera habagaho kuba convoyeur nta bikibaho byari bitunze abantu aho hantu uri kuhanyumva kera habaga hasigaye hari abantu bagira bate bashyira amafaranga ku ikarita none se bari ababa 20 ariko bari nka 5 none se kubizi neza niba ari imodoka iva hano ikazamuka n'urugero Ishorongi hazamuka imodoka 12 n'urugero mu isaha dufite abayuthi volunteer bari mu hariya ariko se wareka nkakomeza nkubwiye ingero ya mbere convoyeur hakibaho ikindi cya kabiri umuntu witwa kera habagaho ngo muri restaurant runaka ngo biragenda gutya na gutya restaurant sigaye hari take away byabaye ma fast food uri kunyumva aho hantu hose nta bantu barimo ni ukuvuga ngo abantu baricaye wibuke yuko mu bintu bya covid ikiza habayeho kugira gute kugabanya abakozi yego urumva abo bose baricaye birahuriye n'urubyiruko ko benshi batari bafite n'akazi none se umubyeyi wawe yaba atari gukora nawe mugakomeza mukicarana iyo ni impamvu yatuma bitabira cyangwa ni impamvu yatuma igihe icyo ari cyo cyose wavuga ngo nkeneye baza biruka nta kesi muheruka yigeze kuba umuntu yabeshya abantu ngo bahurire Radisson murabyibuka convention murabyibuka uribuka abantu bagiyeyo noneho bakanatanga n'amafaranga wabonye ibihumbi by'urubyiruko biriyo bira nta shusho byabahaye se muri make abantu barimo kujya muri Mr Rwanda nawe wabugane warutangarwamaboko rwose uravuga uti nabagiye kwimaringa NUKWIMARINGA urakoze cyane ari umuntu ubona ese bo bakurikiza za metero bakurikiza imyaka ngendanye ibya metero ntabyo ni ibintu bitatu icya mbere uravuze ngo kinisore nyine yajaje ejo bundi hari mugenzi wanjye nabwiye Keni na Okama bajaye ari mugenzi wanjye nabwiye ni kera renze ko ari nge mukobwa mugufu baho nariko ndakubonye nkomeza kugenda nigarura ikize cyuko ndi muremure koko ubuzima burakomeza nyine hari ukuntu bumeze ukajya wumva ufite agapfunwe ukibivuga gutyo nyuma y'imyaka 10 ketchup n'umukunzi we Kalisa bamaze bavuga ko amaze bakundana imyaka 10 ngwe none se wa mu diaspora yabaye muryari uheze 9 kangahe arakubwira ngo bakundanye kuva kera ari ukuntu abantu rufata pose rukongera rugashibuka sha ari ukuntu igiti ubona kitameze neza ukavomera kikongera hari n'ukuntu buriya wasanga ari n'imyaka ibarurwa atari ku mwanya wa mbere oya erega abajama ntimugakunde kuza imbere cyane wowe tuza ariko tuzi umwana bahari umunsi ku wundi wapfa kuba performance yawe ihageze neza ibindi bisigaye ariko mani nabonye sobonye se umugore uvuga ati mfite abana 5 na papa wabo 6 usanga haba harimo umwe nyine bahuriyeho n'ubundi ushobora gusanga ariko kira ntabwo yabaze neza ketchup barura yaravitemo n'iki ahubwo gusa bajya twashimira ketchup kuba yarabonye umuntu
kuva na kera Yeah, akavuga ati uyu ni G yanjye biragoye gusanga umuntu mutaziranye ariko iyo umuntu muziranye ruriya rugo rurakomera abazi amadefo yawe abazi ibyiza byawe abazi byose ni ukuvuga ngo niwe muntu mwagakwiye kubana. mwambitse umusore rero ariko ntibatinze kuko hanze aha naho babandi baracyahari. umuntu witwa Cedro nawe buriya se byaje gucamo. Cedro ejo ndi narabwira umusaza nawe uri kutubangamira hano ndabona yabikoze. Mugenzi wacu kabisa mwisango kabisa tumusuje. Aba nubundi uburyo yarasigaye angana yarameze nkaho basanga. hari amafoto y'umuvandimwe wawe undi wahereyeho wabirangije n'iki ejo bundi amanika inshakwa urumva ahagira indo bivuze ibyo bintu. hari amafoto bapostinze noneho abantu bakajya bavuga ariko se umuntu we wayitangira ubushize hoteli ivi ariko se ko bari barabitangiye mbere muri local abantu bakaza bakora zoom ku bice bimwe na bimwe ubundi ako nta nicyo binatwaye mani kujya mu rugo mwari babiri bikarangira mu minsi ibiri mwari batatu bitwaye. Oya ariko biriya bintu byo biratunezeza kuko niba ari 9 ukayagira ibyumweru bitatu kubasana ubundi nane nayo bo wagerageje kubasana inane hari n'uwo twari turi yongeye kumva numva aravuze ati ai biranze ubundi nane noneho ariko abasani nabo biroroshye bahora bavuga batari ko kuki mutubarira amezi none se uravuze se ngo platine twaramwari sugo muvugiye musaza ariko ubundi mumubarira gute musaza afite uburenganzira bwo kwisanzura iwe mico nawe twaramwari mico rwose hose nuteranya ase we ntabwo ujya upfusha wowe usiko tugira akantu kitwa pfusha osharuka aba basaza buriya Medini we ntarabibona neza ariko we omwe musaza byaruzuye arindwi mwarabaze musanga ararindwi kumbe burya niyo mpamvu nanjye ntazatatira igihango kugira ngo mutazambarira nibo basesenguzi arindwi we mwana nayabaze arindwi bro arindwi ngahe nguko nuko ibintu bimeze hagati aho Shadibu nawe mu gihe tukivuga dutyo mukecuru nawe aduhaye show ya weekend. Mukecuru rero ni mu mureke none se nakomeje ejo iriya live narayibonye ejo nari ndi mu kiganiro nshoje mpita mbona noneho baje ari babiri kuko nasoje yari umwe buriya yitwa ndetse ari kumwe uzi kuriya muntu namushatse mu mutwe wanjye nkamubura hoze nta nubwo wigeze unakura ni ukuri nagerageje njye kiriya kibazo nicyo natinzeho cyane ariko umugani hari umuntu waza avuga ati buriya witwa Shadi hari igihe ngo abantu bakobwa beza babareba bakabona ko hari ibindi badashoboye badashoboye iki noneho kuri noneho uretse twakora ibintu ko mwabigize televiziyo ibintu babigize ko mwabigize televiziyo ngo kuri n'iki ubusa umunyarwanda kuri n'iki ari kumva ariko urumva ibintu byo kurya agatunda ngo hari ukuntu ngo nyine ngo biba bidasobanutse ku bantu basa neza urumva noneho we yari arimo kubapuruvinga wrong bamubaje bati se umuvandimwe burya ni iki kintu abafana bawe batazi ushobora kuba wiyiziho abafana batazi ubundi umufana uba ugira ngo amenye ibindi biriya yabimenya tutamuhaye karibu ati agatunda ndagatonora Shadi ndashaka kuzamwegera nkamuganiriza ijambo rimwe agira mood yo kuvuga niyo guceceka ariko iyo yavuze aba afite umubyeyi wabatisima ariko njyewe nibaza ko biriya bintu yavuze nta gitangaza kirimo byakabaye inshingano n'ubundi mbese yabivugaga ari publicity ariko nawe yavuga afite abantu batazi kandi yayishyize hanze ubu n'ubutazavuga indi se yazikura hese yabona zirenze imwe ntabwo yabona izirenze imwe arayivuga kangahe yabona izirenze imwe ze mwagiye mureka kugushakishiriza ahantu hatariho ni iriya n'ubundi niyo twitegaga ko ari ngahe ngo hagati aho tugenda dusubira inyuma ku byaranze kino cyumweru tugira gutya tubona bya byaha bavugaga bigiye hanze
byaregwaga Prince Kid cyangwa se Ishimwe Dieudonné bati uyu muntu rero ibyaha aregwa ni ibi ngibi n'ibi bashyira hanze ibyaha aregwa birimo icyaha bavuga ko ari icyo ari icyaha icyo bita rap. Yego. Nagerageje gushaka n'ibihano by'ibi bintu byose ngenda bicamo nza kubigwaho. Urumva gusa amakuru mfite nuko igiteranyo cy'iriya myaka yose barambwiye ngo bavuze ko nahoze ndeba iby'abanyamategeko babivugaho. Amakuru mfite nuko mu Rwanda batajya bateranya imyaka. Kuvuga ngo icyaha kimwe iyo yidi kinini kimira ibindi byinshi. Rero amahirwe menshi ahari nuko cyaha cy'imyaka 10 hagati y'10 na 15 arigiribuza gufata uremere. Icyo ngiye navuga kuri case ya Prince Kid n'abandi bose hari ikintu gikomeye mu Rwanda tutaramenya gutandukanya umuntu ukurikiranyweho icyaha n'umuntu icyaha gihamye kiramutse kimuhamye. Biramutse bimuhamye ariko ubu ngubu kuri balance ni 50-50. Abantu benshi ntekereza ko ari imbaraga za social media ari n'ahantu wenda tugeze mu Rwanda kugeza ubu. Umuntu wese ukekwaho icyaha kiba cyamuhamye nk'abantu bamukonfirima. Umva uburyo bimeze ibyaha bya Prince Kid ni bitatu ibyaregwa byashyizwe hanze ni ugukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato byitwa rap. Urumva iki nicyo cyagihanishwa igihano kiri hagati y'imyaka 10 n'imyaka 15 hakiyongeraho ihazabu y'amafaranga kuva kuri miliyoni 1 kugera kuri miliyoni 2 mu gihe bimuhamye. Ikindi cyaha ni icyo gukora cyangwa gusaba ishimisha mubiri bishingiye ku gitsina. Urumva iki cyaha gigahanishwa igifungo hagati y'imyaka 5 n'7 hakiyongeraho ihazabu y'amafaranga ari hagati ya miliyoni 1 na miliyoni 2. Ikindi cyaha cya gatatu ni uguhoza undi ku nkeke bifitanye isano n'imibonano mpuzabitsina. Urumva bihanishwa igifungo kingana no guhera ku mwaka umwe kugera ku myaka 2 hakiyongeraho nanone ihazabu ingana n'amafaranga ari hagati y'100 n'ibihumbi 200. Ubwo rero niba koko bino byaha biramutse bimuhamye byose haba forfe y'imyaka iri hagati y'10 na 15. Ngewe ni ukuri ntangire yakonvereza ari ukuntu umuntu atangira ijambo murakoze ntago tuza mwana murakoze yego. Kid ikintu ari gukurikiranwaho bariya bafite uko amategeko bayubahiriza tugomba gutegereza icyo batubwiye tukacyakira. Ariko nkatwe turi inyuma tubibona twe turi inyuma hariya nibyo Moses yarimo avuga ngo social media. Twebwe nka social media hari ibyo tubona mu muntu bataranatubwira biriya bindi. Hari ubwo duteranya bitewe n'uburyo twe dusanzwe tumuzi tukongera tugashyiraho uburyo yatwitwaragaho tukongera tugashyiraho twa tuntu twese tukaduteranya. Nicyo gituma ushiduka abantu batangiye kuvuga aya magambo yandi ugasanga rero bafite utumenyetso duto tutari kandi turiya duto erega nimba mfite kamwe ukagira kandi Moses akagira kandi iyo bihuye bibyara iki? Cya kintu kinini. Noneho wa wundi turi guha ya package ahita azamura ya reaction. Ariko ntitwavuga yuko umusaza nubwo ibyo byawe byivanzemo hari ahantu yakuye ibintu bimwe abishyira ku rundi rwego cyane kabisa. Niki cyo gushimirwa kimwe mu by'abantu bakwiye kwiga ubu ngubu kuri social media no kumenya umuntu akurikiranweho icyaha undi yahamwe n'icyaha. Social media yacu iri kwinjiramo ibintu uretse gato mubwire iri kwinjiramo ibintu bivuga ngo nge na Joshua ntitwavuganaga none arakekwaho mureke nsesengura. Uzi icyo sesengura? Ariko twe uretse tukwiye kujya kuri social media Abanyarwanda turebe ibihari. Abanyarwanda kugeza ubu imbere ya Prince Kid Abanyarwanda bamufata nkaho hari umuntu ibyaha bihama 100%. Ariko Moses
ntiyutinyuka ukavuga ngo abanyarwanda ngo bamufata nkaho biriya bintu bitatu ntago abivuze yabivuze none se ariko ntabwo bimuhama abikurikiranwe twebwe ntago turabashinjacyaha sibyo nta nubwo turi ubugenzacyaha uri kunyumva twebwe ibyo baduhaye package baduhaye niyo tugenderaho iyo ndayemera iyo package noneho rero ikindi maze ntugafate intuze amarangamutima yawe n'ayanjye ntaho bihuriye ayo nge si amarangamutima kuko ngewe ngiye kwandika kuri social media cyangwa nkakora iki biterwa nuko mbyiyumvamo hari ibintu ahubwo dukwiye guhindura ngewe ibyo niyumvisha nuko mbitekereza ntibingana nawe nkuko ubitekereza ariko ntabwo ukwiye kubigaburira abanyarwanda none se mbinyuze hehe handi uyu munsi twese twicaye kuri mikoro izi mikoro zose zirazamuye yego kubwira abanyarwanda ngo Prince Kid ibyaha akurikiranweho n'ibi iyo ni umusada wacu yego ariko muzasanga social media imaze kugaragaza yuko umuntu wese ukekwaho icyaha imuhamya icyaha mbere kandi afite uburenganzira ariko nabo n'uburenganzira bwo kuvuga none se niba bafite facts zishobora gufasha noneho n'izo nzego z'umutekano bafite uburenganzira ese wemera ko social media nanone hari ibyo ikora kugira ngo hari ibyo ifasha none se bimwe bigakira sibyo social media ishobora gushyiraho igitutu ku bintu runaka biri kuba bigatuma ibintu bihinduka ibyo simbihakana ariko social media yacu niba tugeze hano kuyikoresha ngo CLARA njye nawe ntabwo mbere twavuganaga sibyo ibyo bintu birahari genda kubibabwira kubera ko ziko ibintu mwabigize personal umuntu arimo arazana ibintu mubigire ntuze niba ukiri muri personal ariko ntekereza ko nta bantu rero gufata ibintu personal ahubwo harimo ibintu biri harimo realite harimo kuri kwinshi niba sesenguzi bangahe sibyo bicara nibyo mubwira CLARA buretse gatoya icyo nicyo ndi kukubwira CLARA n'umutumira mu kiganiro arakubwira ati Prince Kid akurikiranyeho ibintu bitatu nkuko yavuze siko wavuze urangije uravuga ati ariko umusaza hari ibintu byiza runaka yakoze yes iyo uvuga iyo ukomye urusyo ukoma n'ingasire icyo nicyo dukeneye kugeza umunsi ku bantu bose bari kujya kuri social media bakavuga kuko umuntu akurikiranweho erega bareke bavuge umuntu avuga ibintu ijana gukuramo kimwe reka nguha urugero Josh ikibazo rero Josh reka nguha urugero ku muntu utazi social media reka nguha urugero njye umukobwa wanjye afite imyaka 14 ibintu bya misi birangira yaricaye nsanga yarakaye kuko sinari impari kumwe tuba twagiye kwihigira nsanga yarakaye ndamubaza wabaye iki ati sinzongera kureba misi mu buzima bwanjye ndamubwira habaye iki arambwira ati batwibye nubwo babibye bate urumva ni umwana ari imbere ya televiziyo ntazi ngo social media ntari buyijyeho ariko nawe nk'umuntu nk'umwana n'urugero wifuza kuzaba nawe uri kubyumva kuko niho batangirira barebera biriya bintu akakubwira umwana akakubwira ngo sinzongera akaguha fact icyo namusobanuriye ni kimwe naramubajije ko we wakurikiye njye nigize nkaho ntakurikiye hari igihe umwana akubwira ibintu ukigira nkaho utabizi kugira ngo abanze akubwire ibyo we yexpectingaga nurangiza ubona aho ubona umuherera umusubiza noneho ibyo ndabijijisha bivuyemo bahita bazana ka video kandi ka Jori yakoresheje noneho bahita bagahuza na kuri arambye ati sureba bya bindi nakubwiraga none se ubwo nari batwibye none se nari kuhinduraho iki urumva ni ukuvuga ngo ibyo byose wowe ubuvuga kuvuga ngo dukwiye kuvuga ibyiza tukanabarira ibyo dushyira imbere buriya na Bibiliya irabivuga ngo iyo wishe intuzi itegeko rimwe n'andi yose ubugize gute njyewe rero ukuntu navuze wabyiteranyije njyewe ntabwo navuze ngo dushyire ibyiza imbere navuze ngo hari amategeko iyo umuntu akurikiranweho icyaha akwiye kubahirizwa hari n'uburenganzira uretse gato mubwire itegeko y'abantu bakoresha social media se bari mu gihugu hari ibintu ugomba umuntu ukurikiranyweho icyaha hari n'ibintu ugomba umuntu wahamwe n'icyaha abo bantu babiri abanyarwanda bige kubatandukanya sibyo uyu munsi niyo mpamvu ukurikiranyweho yego ubu ngubu iyi nkuru ishyushye abantu baceceke bategereze ko ntabwo navuze ngo baceceke tubanze twumve ngo ibyo bazatubwira mwebwe murimo muramvugira ibintu kandi abanyarwanda bari kubyumva bikurangira zamu ntabwo navuze ngo baceceke abantu batanga ibitekerezo ariko hari right hari ikintu njyewe nashima kugeza ubu ngubu sibyo tujye tuvugisha ukuri umuntu ukurikiranyweho icyaha
hari amategeko afite ibintu amwemerera uri kubyemera hari ibintu amwemerera sibyo hari uburenganzira amwemerera ibyo bimeze nka bya bindi bafataga umuntu bakamwerekana ngo kuko ari umusitari ngo yafashwe yarenzwe ku mabwiriza sibyo biriya ntabwo nabyemeraga nta mategeko yihariye y'abasitari n'amategeko y'abantu atari abasitari niyo mpamvu Dieudonné sibyo uri kumva niyo mpamvu Dieudonné aka kanya turi kumenya hibye aho biva naho bigera nuko ari umuki ari umusitari iyo uri umusitari warinjiye muri ibi bintu hagarara bakuvuge hagarara bavuge ufite ubumenyi nkawe w'umunyamakuru ntabwo abantu bose bafite ubumenyi wowe urabufite ariko njye ndikubwira mwebwe mubufite kuki muri kuntuma ku bandi n'ubundi aba bantu uri kuvuga yego mwebwe muri kuntuma kurinde twebwe dutangiye inkuru ni gute tuza kuza kuyibwira abanyarwanda kugira ngo bamenye umuntu uko turi kuvuga akurikiranweho icyaha we bisa naho wowe hari abanyamakuru ushaka gutunga agatoki n'abamenshoninge tubabwire jewe maze igihe kinini nkurikirana uko abantu baripotinga inkuru z'abantu bakurikiranweho ibyaha sibyo nkibaza ngo uyu munsi CLARA iyi nkuru aripotinze ya Joshua wenda ukurikiranweho icyaha hari ibyo amategeko amwemerera kuvuga hari n'ibyo amategeko atamwemerera kuvuga sibyo kuri mikoro nk'umuntu uri kubwira abanyarwanda ntabwo CLARA wagiye muri Miss Rwanda akitabira ntabone ikamba uyu munsi naza kuza kuvuga ngo nicaye ngo mbabwire amakuru yo muri Miss Rwanda araza kutubwira ayo makuru aratubwira nyine ibintu binagative bitewe n'ibyo yabonye byatumye atagera aho ngaho niho abantu bari kurenga mu bintu ijana bagashinja bakubwiye mu bintu ijana nkawe nk'umuntu mukuru dutangira nababwiye ngo abantu turi kujya mu bintu bimwe na bimwe bitewe n'amaronko yego ntabwo ariko natangiye mbabwira none se ubwo si cyo kibumbiriye muri ibyo byose urebye rata nicyo kibazo yewe ntabwo nanga ko umunyabyaha tumuvuge ariko niba twicaye kuri plateau tuzane ngo hari icyo Joshua yavuze amategeko arateganya ibi n'ibi sibyo Prince Kid yakoze ibi n'ibi hari ijwi ryagiye hanze iri n'iri n'ibyo turi kugenderaho cyangwa ndimo ndagera hano kuri plateau nkavuga ngo ariko nigeze kumusaba umukobwa kanaka ngo muhe interview aranga sibyo ahubwo ikigaragara ibyo bintu bihari ariko Moses yewe ndabakurikira yerega nacyumvishe mbere yewe ndabakurikira tugeze aho umuntu kubera social media tutamenye yuko uwo muntu kubera adahari nta nubwo nagaruka azabasubiza murabyemera ibyo bintu dufite uburenganzira 100% yo gutanga comment zose dushaka ni nabyo mwaraye mubonye nimugoroba ntabwo birarangira ntabwo wenda sinzi icyo turi buze kubivugaho ariko ntabwo nshaka ko tuza kubivugaho ibintu binini nibyo byabaye iminsi birishize cyane kuri ba Muriki na vice mayor umujyi wa Kigali ubwo wowe ntaraba ese hari umuntu wamukomfuriye ngo nimero ze ntaziri nta muntu wamukomfurima ntabwo we barakomfurima undi we iretere yaraje kandi nanone abantu babyibuke neza nabwo yaje oya umva nkubwire Joshua meya uburyo ajyaho na vice mayor ntabwo bica mu ibaruwa nta nubwo tuzategereza ibaruwa se yiki ntabwo iri ngombwa ntabwo ari ngombwa meya ni komite nyobozi iratora bagatoramo meya na vice mayor ntabwo rero ajyaho nka minisita cyangwa state minister ntekereza ko abantu nk'umuntu witwa Kevin niba yarumvishe ino nkuru asa n'umuntu ufite utuje uri alez kubera muribuka event bamufungira igitaramo ariko ntabwo ahubwo ibyo bintu turi mu byinjize mahora nta hantu bihuriye kubera iki reka mubwire impamvu ibyo bintu nta hantu bihuriye wivanga ibintu wivanga amasaka n'amasakaramentu mubwire ntabwo ibyo bibaho ubwo ishaje turi kwe reka tuvuge iki twari tikiri impamvu turimo kuvuga mvuze kuri Kevin hari abantu benshi bamenye uwafunze igitaramo medal kuri iriya show yego urabyemera bitewe na sagari izamutse hari se mbabaza kandi uretse gato gushyira aho hantu yego iyo nkuru izamuze uribuka ko bavuze ngo ni umugore waje kuvuga ngo bafunge ariko oya uretse gato hano ufite screenshot ya tweet ya Kevin ibyo ntago uribuka iyo ugiye inkuru ubundi iyo umuntu agiye kuyivuga
iyo nkubwiye inkuru wowe ukajya kuyisubiramo byange bikunde ntabwo uyivuga nk'uko Kevin yarabibwiwe ntuzi yarabibwiwe ntabwo yabibwiwe Okay, reka ariko wibuke ko nabo umuhanzi iyo ari bu performing niba wibuka icyo bisaba performance umuhanzi aba ari aho ngaho direct reka oya umuhanzi aba ari hehe siguriya se cameraman wanje umuhanzi aba ari hehe umuhanzi aba ari iriya abategereje ko bakubwira ngo urumva ngwino kuri stage wumva bikubita ntabwo umenya ngo bivuye ikintu turimo kuvuga ahangaha ntabwo ari ukuvuga ngo cyahagaritswe gute byagenze bite kubera ko niyo mpamvu nshaka kukuramo ijambo niba twatangije ririya kuramo yewe ndabikubwira ko hari aho bihuriye bihurira hehe case ivugwamo hano niyo case same case witwa Kevin yarekramaga iki nyine reka tugarure tweet yiwe oya nta yavugaga ko ati twebwe dutangira igitaramo twagitangiye hari yego niba yaramaze kureba uburyo byari bimeze hano akumva wubwo agomba guhagarika igitaramo urumva ntabwo yagakwiye kuba yabikoresheje avuga ko ari abandi baturage kuko hari ibipimo urusaku byari bihari urumva aravuga ati ahubwo bishoboka ko hari abandi we nabo batari babyumvikanyeho bahisemo kugira gute guhagarika igitaramo bisa nkaho hari ibintu bitavuzwe true that niba umusore mutoye w'imyaka ingaha ashobora gushora miliyoni 20 waze no yari yatumye abahanzi baturutse hanze expectation ku mafaranga yiwe n'amafaranga niyo abashoye igice none se ariko same case ntago rino kosa ntago ikosa ribikosa at the first time reka nkubwire nibyo umukuru w'igihugu yarayavuze ati abantu barasubiramo amakosa ariko reka nkubwire ikintu kimwe gihari guhuza ibintu bya Kevin wahagarikiwe bigomba guhura why not n'umuntu bafatanye igihanga cya ruswa ibyo bintu bibiri biratandukanye urumva reka nkwereke igitaramo kimaze igihe kingana buretse Moses bagarire nkoresha kino kintu niba ushobora kumenya ko ari umuntu agutwara ikintu ariko ntumenye aho yagihishe ikintu cyo finally noneho tubireke twikomereze ibyo tubireke byashangiye kugusaba akantu kamwe mu buzima ngiye kukubwira ikintu kimwe gutegura igitaramo ntabwo ari ibintu wowe ubwawe ushaka kwicara ngo bitegure hari abandi bashoramari baba barimo umushoramari rero ni urugero iyo bigiye kuvugwa wowe Joshua uririmba ni wowe bavuga ko ari wowe nyiriki nyirigitaramo umushoramari abafite abandi bashoramari bagenzi be bafatanyije n'abaterankunga muri make reka mbita abashoramari kuko nimo agafaranga kava umushoramari baba bafite abashoramari bagenzi babo nk'uko uyu munsi ujya iriya ukarangura ikintu ejo undi akazana ikirenze karite yawe sibyo mujye mwibuka ko nabo bafite abakompetita babo sibyo uwo muntu w'umushoramari uba washoyemo ushobora gusanga hari akandi kantu n'urugero umukompetita we bigira ariko rero we muhanzi yego byakubihirije kugira ngo uterekana package yawe ariko si nawe wagakwiye kurekara ahubwo ikibabaje ni ikihe ese mwe bashoramari ko tutarabona muza ngo mutubwire muti namenyemo iryanjye ubu aka kanya byangendekeye gute niyo mpamvu akenshi tuza tukavuga iki tukavuga uko tubyumva rero ngewe nyuma y'iki gihe uzambwira nkubwire filime ya biriya bintu icyo kintu wavuze nacyumvise aho kiri kandi ntekereza ko ibyo navuze hari aho bihuriye twikomereze icyo mvuga rero ntabihuriye n'ubundi iduka riraha karere ubwo ndishyiriye muri ntuzimo mugatebo kamura kwa cyane yumve ibyo mwuka tubwira amatorero mwuka basemurire ibintu byose no kubivuga si ngombwa niyo mpamvu hari ibintu ubundi sinzi umuntu kare numvise avuga ati waba uzi neza ko ibintu byose uzi wumva bikurimo atari ngombwa yuko ubivuga kuko igihe ugiye kubivuga abanza ubiyungurure wibaza uti se uyu muntu nimbimubwira biramuvuna biramukomeretsa hari n'ibyo tumira ukavuga uti sawa reka twikomereze ubwo naho ukomeje ndeba tweets zitandukanye zigaruka kuri
Bamporiki tutari buze kugarukaho cyane muri uno mugoroba nabonye ari nka trend iri hano hanze buri muntu wese arimo kuvugaho ibyo ashaka nabonye batangiye kugarura ibintu bya kera amatweet yiwe speech yiwe niko byagombaga kumera ariko byagombaga kugaruka bisa naho iyi saga yacecekesheje saga ya Miss Rwanda byaswapinze erega nta saga itagira ibindi bicecekesha Miss Rwanda ubundi nkuko yabivuze ngo ibyumweru bingahe cyangwa amezi angahe imwe iza ikindi kikaza indi kazi titi yacecekeshejwe na nitujya guhererekanya gutyo urashiduka hari n'ibyo tuvuze bitari ngombwa nujya guhererekanya titi uyu mugabo yitwa ndimba ariko keretse mugiye mu byo gufunga kandi ubwo twavugamo nabo bataramenyekana n'abajemo hagati aho ngaho ariko ibyo gufunga tubiretse tumaze igihe kinini gusa ikintu nzi ni kimwe muze ibintu byose uzajya uvuga ujye wiyeranje kuko nugenda muzabivuga tuzabishyira hanze umuntu wese uvuga abazi ko nawe bamuvuga icyo ni ikintu hari umwe muri abo bantu bagiye bakora commentaire ku ibyo bintu byose tuba twavuze namubashije ndamubwira ujye usoma commentaire yego kandi njyaho kugira ngo ndebe ibindi manza muri commentaire ukareba ibitekerezo by'abantu nkareba bituma bimpa imbaraga zo kugira ubutaha icyo nzahindura cyangwa n'ibyo nzagira gute abantu batakunda niba utasomye commentaire se uzamenya aho uzahera arabizi ko yahuranye uwo nguwo nubwo none se ko nabonye n'ubundi mwabifatiye indi mibare n'ubundi ntimukerekana ko arimo muza ngo muri surprise so uburyo ibintu bimeze rero reka dusimbuke kubera ko iminota irimo kugenda yirukanka maze asigaye hano hepfo mu kanogo twakire n'abandi bari hano hanze oya ariko icyo twavuga wenda hari abantu badakoresha social media ushobora kuba updating aho gato kuri case ya Bamporiki uko byatangiye twabonye itangazo twabonye itangazo n'ubundi rivuga ko Bamporiki yahagaritswe muri kino cyumweru yari umuyobozi ni prime minister warisinye ariko ryavugaga rero mu izina rya nyakubahwa perezida wa repubulika urumva rijya hanze ryagiraga riti ashingiye ku biteganywa n'itegeko nshinga rya repubulika y'u Rwanda ryo muri 2003 ryavuguruwe 2015 cyane cyane mu ngingo yaryo ya 116 none ku itariki 5 Gicurasi 2022 nyakubahwa perezida wa repubulika yahagaritse ku mirimo bwana Bamporiki Edouard wari umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'urubyiruko n'umuco kubera ibyo agomba kubazwa akurikiranyweho bikorewe i Kigali kuwa 5 Gicurasi 2022 mu izina rya nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame hanyuma Dr. Edouard Ngirente prime minister ararisinya nyuma y'aho ngaho hakurikiwe n'amakuru menshi cyane menshi avuga ko atari Bamporiki gusa haza na vice mayor twaje tuvugaho byinshi bigenda bivugwa ariko biza gukurikirana na tweet ya Bamporiki asaba imbabazi ati nyakubahwa mukuru w'u Rwanda atagenga his excellence ati narahemutse umva ati umutima wanze kumpa amahwemo bavandimwe inshuti zanjye namwe bankurikira kuri uru rubuga ngo ni kuri Twitter yavugaga ati nakoze icyaha cyo kwakira indonke ati nkaba ntafite irindi jambo navuga usibye kubasaba mwese imbabazi ati ndatakambye ashyira full stop aho ngaho hakimara kurenga iminota igera muri 14 kuko yashyizeho muri 4 minutes ku munota wa 18 nyakubahwa perezida wacu nibwo kumusubiza yaje asubiza nanone reply y'undi muntu witwa Yumva Jean Paul yego wari uvuze ati imbabazi z'Uwiteka nabo yahaye ubutware zikubeho kandi ntukongere gukora ibisa n'ibityo aho ngaho rero niho nyakubahwa perezida wa repubulika yahisaza aravuga ati ibyo uvuga wowe bifite ishingiro ati kutongera ahita ashyiraho hashtag kutongera gukora ibisa nk'ibyo wakoze bibi urumva ati
ati bitari uguhora mu bibi ugahora usaba kubabarirwa ati byabamura iki niko bimeze hari n'abandi bameze gutyo umuntu wese yakora icyaha ariko no kukirinda birashoboka guhanwa nabyo birafasha dutangara dutatu ni tweet ubona nge navuga ko irimo nk'ingingo 3 nkuru harimo icyo kuvuga ko kutongera gukora ibisa nk'ibyo bibi yarahereye ku mbabazi buretse gato yarasabiwe urumva bitari uguhora mu bibi bigaragaza ko agaragaza ko hari ibindi bihari sibyo biri behind iyo ni ingingo imwe iri muri iyo tweet ati atubwira ingingo ya kabiri ati kandi ibyabamura iki nuko bimeze iyo nteruro yatsindagiye iyo yarandamaze ingingo ya mbere ibanza kandi ahita atubwira ko hari n'abandi bameze gutyo iyo ni ingingo ya kabiri ingingo ya gatatu yatubwiye yuko urumva kwirinda icyaha bishoboka urumva yego ariko iyo wagikoze ugomba no guhana ni ingingo ya gatatu igaragaza yuko oya ni ingingo 3 urumva zimwe ziratsindagira izindi buri imwe igenda yuzuza indi kuko niba ari ukwirinda bishoboka ariko no guhanwa gukora icyaha abagira ngo byumvikane neza ariko no kukirinda birashoboka gusa mbere yaho gato muribuka ko twabanje kubona indi tweet yiwe ivuga ngo ubwenge buza ubwenge buza ubwenge yagiyeho mbere yaho yuko tumenya ko mbere y'amasaha nka 12 ndakeka ari nayo tweet yakomeje kugarukwaho n'abantu benshi cyane ama screenshot uri buze kubona uraza gusanga ubwenge buza buza ubwenge ariko iryo jambo rirakomeye n'ubu nasesenguye wa mungani wa Mose ubwenge buza ubwenge nariyobewe urabuze ubundi iriya ni tweet tureba ubwenge buza ubwenge yanditse neza hari abantu bagira urumva ari igihe uganira na wowe w'imbere ukamubwira uti urabona ibintu tugiyemo ari byo none yavuze ubwenge buza ubundi bwenge ni muribuka tweet igeze gukora muri 2020 kiriya gihe naho yabaye trend iyo tweet yari ikurikiye wari umaze kwitaba Imana wamubwiye ngo nawe ikintu nicyo nzi ni kimwe muze ibintu byose dukorera ku isi ni nabyo burya bavuga iyo baduherekeza kwirimbi bavuga ngo imirimo myiza wakoze gusa buri imibiyo ntiguherekeza imiberega baba bari kugusengera bakuraho shetani zose n'ibiki byose ngaye nguko reka tube tubirekera aho ngaho hagati aho ngaho dusimbukira muri Tanzania dusoza nabonye uwitwa Harmonize arimo gusa n'uwigaranzura Diamond Platnumz amwigaranzura mu we buryo reba uburyo bimeze Spotify bakoze urutonde rw'abantu bo muri Tanzania bakunzwe cyane by'umwihariko indirimbo zabo zirimo gukinwa cyane streams nyinshi Harmonize aza guhita asa n'uwigaranzura witwa Diamond Platnumz Harmonize utarimo gukora indirimbo yabihagaritse kugera mu kwa gatandatu Diamond Platnumz ufite indirimbo hafi ya buri cyumweru asohora indirimbo streams zihari hangaha ni ukuvuga ngo uwitwa Harmonize arayoboye niwe wa mbere muri TZ n'ibihumbi 860 yego n'icyenda hanyuma uwitwa Diamond Platnumz araza aho ngaho ni 825 kimwe mu bintu nabonye nkumva bisa n'ibiseke wemera yuko umwana umubyara ugacya kagurusha ifungo nyine wigisha intore guhamiriza ikakurusha none zo urumva ibyo ari ibintu bigeze ahubwo byagakwiye kuba ari byo byigisha n'abandi bose kugira ngo uwaguhaye inzira niba yarakwerekereye nawe ikora iki nawe icyo ugiye gukora mwereke ko muri nabyo nyanga y'abantu akugira ngo umuntu aguha amafaranga azakwereka aho uzacu yakorera kuko iyo yaguhaye ntago yakubyarira ndi nkuko byari ngombwa ariko nakwigisha ni bya bindi bavuga ngo aho kugira umuntu akwigishe kurya ifi ajya kwigisha kwiroba
muribuka saga yabaye mu Burundi mu minsi ishize y'uwitwa Onege warayimenye bamufunga kubera gahunda se zira gahunda zimaze iki aha ariko baze izo gahunda uyu muvandimwe siyo tubwiye ngo twabigize televiziyo Onege yagize gutya afata akavideo numva arimo kwamaza igitaramo cye cyagombaga kuba yavugaga ko ari pasika mu kwa kane n'ubundi ariko agikora yifashishije amashusho y'abapadiri n'abamansera ese ntuzi n'indirimbo yabashyizemo afata abamansera abakobwa bari kumwe bamwe babyina mu mavideo abambika y'amakanzu nawe yambara ikanzu ya padiri akora divati gutyo birangira nawe abaye nka arashaka ko kiliziya imwe itunganye koko ariko mwe muzi kitwa kiliziya icyabaye rero muri TZ nacyo kireka gusa nk'iki ngiki indirimbo y'uwitwa Zucu na Diamond Platnumz nawe yahagaritswe ku televiziyo iyitwa Ntasubiri yahagaritswe yego urabona muri no video hari uburyo itangira barimo kuririmba mu kiliziya noneho Zucu akitaba telefone ya Diamond bahita bajya muri show hari umukobwa umwe ubanza gusohoka arabanza akabona fone akamwereka yarangiza akabanza akagira n'undi agasohoka so nabyo byavuze ko ari ukuyobya cyangwa se gusa naho usiga icyasha Eglise Catholique yego abemera Imana bo muri TZ kandi nabonye TZ bakomeza cyane ikintu cyitwa dini urumva ubundi niko byanagakwiye uretse no kuri Catholique gusa nta nubwo ari ngombwa ko wambara iriya kanzu y'Abayisilamu ukajya gukora ibintu bya hari ukuntu ujya kubona ukabona uhuriye n'umuntu wambaye ikanzu ya Islam ugasanga muri guhurira kuri ya gahunda nshuti yanjye uba wangije mba numva ndakaje hariya amuneke dusoze oya byibyo nibyo ngaye nguko imyizerere y'umuntu ugomba kuyubaha kandi buriya abakatolike bagira ibintu bitandukanye umwana wese buriya niyo waravukiye muri Catholique cyangwa utaranayivukiyemo ntibashobora kukubaza akantu kamwe ngo ukayoberwe ariko utaravukiye muri Islam bakakubaza ikintu cyo muri Islam cyakugendanira icyo kintu rero niho gitandukaniye Catholique ifite ukuntu yubatse ibintu ifite ibintu umuntu wari we wese ushobora kusanga z'ikimenyetso cy'umusaraba yanarangiza akakubwira ati sengesho ryo kwicuza ibyaha ndarize ati dawe uri mu ijuru siyise ntabwo twasoza dufite ibintu byinshi hano ariko dufite n'abatumirwa tugomba kwakira muze kunyemerera rero uyu munsi y'ibyaha by'amakuru ari hamo kuvugwa hanze tubirekeye aha ngaha mushimire cyane Clara murakoze cyane urabizi neza ugiye kujya muri show njye nantere paratese ikintu cyo nzi ni kimwe ibintu byatangiye kumera neza twatangiye kugira intoki zacu zatangiye gushaka gukora ku mafaranga apana bya bindi twe tumaze iminsi ko yavuze se yagiye kuboneka oya ngenda yabona byange bikunda ko nabonye urabizi ikintu kimwe niyemeje inshuro zose uzagerageza gukora Imana nayo gutera ingabo mu bitugu kuri nabonye na seka live yagarutse ibintu biri kugenda ubwo rero unsubirize papa ubasuhuze kabisa mushimire cyane urambwiye ngo ubwo ndasuhuza nande wundi n'abandi bose ababyeyi barimo hariya kabisa ndagusuhuriza gusa mwakoze cyane kuba mubasha kuba mwambwira muti Clara ngwino dusangize ibi nibi ariko nishimiye no kubona muze ibi bintu nabyo wihaye ntago bizagufasha simbona se mwese mumeze kimwe ntabwo ariko umukobwa uzashaka kuba umwana nkanjye bigufashe cyetse nukuraho na ntuza naje gusanga ni gahunda nuyikuraho wenda turaya abantu bashaka gusaza bakiri bato niyo mpamvu mwiyogosheshe mwese murakoze cyane ntabwo nabihereza mu kanya gato turagaruka twakira abatumirwa bacu nizere ko meze neza cyane mutaza kujya kure show iracyari show